Nacitsa nk'irungu, nacitsa nk'irungu, nacitsa nk'irungu, bana b'iwacu bana. Urabyutse? Ariko bisinziriye sha. Bisinziriye ariko se wagira ngo izuba ririho. Urabisinziriye pe? Izuba ririho. Wasinziriye rwose. Umva wiyibukije akaririmbo ko hakurya hari. Ariko kera bana b'iwacu, bana b'iwacu, nacitsa nk'irungu, nacitsa. Narayikundaga. Niyo umuntu bita Cancu Hamisi. Oyo, ariko narazikundaga. Hari n'izindi nyinshi ndazizi. Nacitsa nk'irungu, umuhungu yakunze umukobwa, umuhungu yakunze umukobwa nawe aramukunda, bukeye umwanzi aratera, umusore aja ku rugamba. Nacitsa nk'irungu. Iyo ndirimbo yari nziza, yari nziza cyane, yari nziza cyane. Nacitsa nk'irungu. Yari nziza cyane. Yari nziza cyane. Iya Cancu Hamisi. Ntigihari se? Ni keza. Iya Cancu Hamisi. Ariko muri ibyo nkubaza nkwibarize nabi muvandimwe wanjye ni akantu ushaka kise kuki ubanje kuneguza ngo sinkumve nabi. Unyumve nabi ndashaka kukubaza ese kuba waraje kuba ahangaha icyo ntasobanukiwe n'ikindi ni ngombwa ngo n'umuryango wose uwuzane? None se ubwo umuntu guteye ubwoba n'uriya muhungu wanjye? Reka mubaze nimba mpari n'uyu muhungu n'abana banjye babiri nkaba nawe uhari narakwakiriye, umuhungu wawe arababyuka n'ibikapu, habaye iki kugira ngo mwese muze kuba hano? Hari ndagukunda nkakwangira umwana? Ase ni ukuri kose uriyereka ni umusore. Ase uriya mwana wanjye agutwaye iki koko ku buryo byagutashaje umutwe? Iyo ubwiye abantu neza ukababwira. Kandi reka mubwire mwene ma, ndakunze kuva kera. Ndakunze kuva kera. Unziho iki se? Reka nkubwire. Mbwira. Iwabo wa Kamari ntabwo baje hano bakagenda nabi. Iyo baza kugira gute? Mukamana aza hano. Aza hano. Mbwira simbizi umva mubwire. Iyo roho yawe mbi rero. Ese ubundi uzapfa wihambe. Ikibazo mfite ngiki. Abo bose ko baza ukarenga nawe ukazana n'umuryango kudoze washye nimba ari ayo mashami usigaye udozemo barabivugaga nkavuga ngo bari kurenganya mwene mama. Oya tyandiyo bwire uriya ni mukuru yashaka akazi agashaka n'imibereho kamushakire none aho mwabaga habaye harasenyutse, hari imvura yahatwaye, habaye ubuzima bwaranze. Ariko nkabibona Mukamana bimbwira, nkabibona kwa Karambizi bakuvuga, kwa mama Kibaya niho ubuzima bushoboka. Hayo nda yawe izakugeza icyo ndayihahira umuntu arya ibinganira. Oya ntabwo umushobozi mfite mwene mama, nuko umuntu abwiza undi ukuri ubushobozi mfite ntacyo. Imiryango ibiri mbabarira niba ese nk'ubwo muri mujyi ukunaniye wataha kwande. Oya haramaze. Karambizi yarakumenye, Mukamana yarakumenye. Yego nawe uramenye nanjye ndakumenye. Mwese we byaranzuza hano. Reka rero nkubwire, uretse nkubwire byaranze uza hano, ariko nanjye nta bushobozi mfite bwo kubatunga mwese. Jewe rero ndashaka ko dufata umwanzuro, hitamo ko umuhungu wawe agenda akareba haba cyangwa se mukajyana, kuko nta bushobozi mfite bwo kubatunga mwese. Ubwo ndabikubwiye nta kindi ndenzaho, nta bushobozi mfite. Tuzareba aho tujya. Muzihute. Hano Mabdira
urabona ukuntu nkandagiye mukecuru noneho se gakecurira ubusa oya winkecuza ariko noneho muranyumvira ariko nk'ubu ibyo hano byose wagira ngo nibivurugadayo gusa nta nino kintu urumva nje nsanga wihebye Umve rero. ninde wapfuye umve ndakubarire ntunyuririre ko wakivagunduwe nabumvaga wimbwira ninde wapfuye ibiki wumvise ninde wapfuye wifashe bapfubye aragutumye anuma iki agutumye ngo utumbwire nari ndi kubumva ibintu byose guhera kuri rimwe kugeza kuri wakumvira ubusa wakumvira ijerika tumbagana reka nkubwire urankubitira no mu rugo kwa mabuja mu rugo iwacu iki mwaryamana ngo ni murumuna wawe waraje urangaragura ungaraguza ariko mva imbere wamabyiba Hey! mva imbere wamabyiba oya none se cyakora reka nkubwire waraje niyo ukunsuzuguza nkubwire njyewe nagenda nishe umuntu guhera ngaha ubu nyene ninjye ugiye kwica bamwiki nanjye kanifatiye gutyo noneho mfite ijambo mw'uru rugo oya buretse tuvugane ubu se noneho waraje ukajya ungaragura yagutumye ngo uzunuke nabumvaga ngo uzunuke kumva imbere wambwawe ariko wimvana imbere nari navuga se nibwo nkiza ngo nje ngo mva imbere buretse yagutumye ngo uzunuke buretse nabumvaga buriya ndi kumva haragiye inyuma y'urugi ngo we ntabwo ngo nimba ngo ntabwo ushaka ngo ntashaka aragashaka buribwe nakubwiye ngo Mukamana ntamukeneye nawe Karambizi ntashobora kujayo abo bose ni bene wacu azo mwihorere wajya uvuga ngo uranzi ntabwo nkuzi nzanakumenya reka nze ndamwereke uwo ndiwe uvuye muri uru rugo nkabona uvuye muri uru rugo ikirofa ikirofa ukarya ntabwo wajya uvuga buhoro ukanokera ugahaha ariko nimba uvuga gutyo uri umukecuru uri umukobwa wavuga imbere wamaheruka yego we mva imbere ariko se waba uretse nkavuga ikinzanye nakubwira ikintu kinzanye uzanywe n'igiki nakubwira yagutumye kuza kunduka ndakubwira bigiye gutera je sinzogenda ntagwanye nawe nanjye sinzovanga we n'ubu nohera no kuniga mana yanjye uko kwibi bizagarukira ubu nuru ngiye gupfa hanyuma se biti byiki ko numva ninjiye ahangaha numva induru bimeze biti siwose uba wayiteje nanone se nayiteje gute tayiteza se siwo nteze ziriya mbwa zawe ngo zindye none se nari mpari iriya mbwa yawe y'umukozi ntabwo ari wowe uyituma ngo inuke narabivuze ko nawe utoroshye ariko narabivuze ariko ye shasa ufite ibyo uri korora none se uragira ngo ugende utumaze nk'uko wabivugaga iki wowe uzamarwa n'iminsi wataha ese uriya uri korora nisa n'inyoko ni mwene nyoko ni igiki ni umunyarwanda karundirwe mu mwobo byihorere uzabibona umva sinzava hanabikweretse mbabarira ibiki mubabarira se ni ibiki mbabarira ntagukubita ukibagirwa izina ryawe urazi no kurwana none ko ari wowe ubizanye ariko mbizana gute ko ari wowe unsuzuguza ziriya mbwa zawe ariko imbwa ubu noroye imbwa hano muri uru rugo zitaba imbwa unoroye imbwa ni wowe ubanteza bakanya ku mutwe ninde suje kukunya cyaceka nawe ntabwo woroshye sawa maze rero sinzaguma guhangana nawe umwanzuro ndakubwiye ko ugomba gufata umwanzuro ku giti cyawe mubwiye rero nanjye genda cyangwa hagenda umuhungu wawe ntabwo nabona ubushobozi bwo kuba zahaguruka aha nanjye nabishatse none tubanze duhangane yaba wowe yaba uriya mukozi wawe w'ikigo ryame ubwo nta kindi tuzahangana mbega utagira umutima kugeza igihe uzabibona icyo ndicyo ubu waje guhangana nawe wagize ngo sawa reka nigendere ubwo ufite icyo wahisemo n'icyakuzanye yego uzabibona papa kigali pa yohana pampese uko aba yitaba hanyuma bimeze bite niyo watukanaga n'uriya mukecuru ubuse mfashe mu rubavu nsanzwe nkora mfashe mu rubavu ni we mwahanganaga nose imbavu ntazi narakubwiye ngo uzaje uza kumutuka ujya murangana imbavu ntazikuyemo sinzi sigara nyenye
yari yazikuramo nakubwiye ko atoroshye none utangiye baje kuba hano nta handi bajya kumushinga azakukura ko uwo muco wabirukanye bose wabirukanye ukabatumura burundu ese wabanyirukanye mukecuru ni reka rero mubwire nubwo ari inkuba ntabwo nigeze nkubwira ngo uzaze kumusuzugura sinigeze nkubwira ngo umusuzugure uramenye ku buryo yari kuza uriya ni umuvandimwe akankoza agatoki mu bwonko nkamwihore none se mabuja yari kunkoza agatoki mu bwonko babarira uriya ni umuvandimwe ndakwiyamye ma ndakwiyamye nigeze nkubwira ngo uzaze kumusuzugura no kumutuka none se wowe baramubwiye ngo azaze ansuzugure angira agatobero anyeho ngo nuko ngo ndi umukozi byihorera ariko ndaje mbyike se mabuja nawe rero ndaje mbyike muri re bakomeje kuba ikibazo kuri mukecuru ni ikibazo aratukana agira ibitutsi amagambo mabi rura ruhungu rwiwe rureshya n'urukundo rw'Imana ceceka wowe mbese runja ha ceceka nga kuba warabaye fupise nicyo cyatuma utukundi mwana nubu ni ngombwa ngo nyibutse ko ndi mugufi akagenda nicyo gituma utukundi mwana uriya ni umwana wa mwene mama bazi si wanambwira ko ishusho y'Imana yanze gukora muri njyewe ariko ntumbwire ko ndi mugufi ngo nabaye kuba uri mugufi se ntabwo Imana ikuzi siyo yakuremye oya rura ruhungu rwiwe rufite uburebure budakenewe kandi ufite umushiha mwana nimba ari indambi niba ari umushiha niba ari iki ni indambi mu magambo kweli ndakwiyamye ndaje mbyikemurire ndaje ndabyikemurire ako se mabo kandi nawe mama njya mbona nawe abantu biwanyu ntazi nawe udashobotse